Uyu munsi tugiye kuganira ku isomo rikomeye cyane ryahindura ubuzima bw'umwana wawe mu buryo bw'amafaranga. Hari ibintu byinshi ababyeyi bakora batekereza ko bifasha abana babo, nyamara hari aho baba babangiza batabizi. Ese ugeze wibaza impamvu umwana ashobora gukura azi gusaba amafaranga gusa ariko atazi kuyakoresha neza? Ese amafaranga umwana wawe ahabwa buri gihe amufasha kuba umunyabwenge mu by'amafaranga cyangwa amugira umunyantege nke? Muri iyi video tugiye kuvuga kuri chapitre ya 14. Iyi chapitre yigisha ibintu byinshi cyane ku kamaro nyako k'amafaranga umwana ahabwa buri gihe, uburyo akoreshwa neza n'impamvu ashobora kubaka cyangwa agasenya ejo hazaza h'umwana wawe mu bijyanye n'amafaranga. Iri somo rishobora guhindura uburyo ubona amafaranga, uburyo uyakoresha ndetse n'uburyo wigisha umwana wawe. Muri iki gice umwanditsi asobanura neza ko amafaranga umwana wahabwa buri gihe cyangwa allowance atari amafaranga yo gutanga gusa ngo umwana yishimishe, ahubwo ari igikoresho cyo kwigisha umwana ubuzima bw'amafaranga. Ababyeyi benshi batekereza ko guha umwana amafaranga buri cyumweru cyangwa buri kwezi bihagije, ariko ikibazo si amafaranga ubwayo, ikibazo ni impamvu yamuha n'uburyo yamuha. Ikintu cya mbere ugomba kumva ni uko allowance cyangwa y'amafaranga uha umwana wa buri gihe atari impano yo guha umwana ngo yishime gusa, ahubwo ari uburyo bwo kumwigisha gufata ibyemezo by'amafaranga. Iyo umwana ahawe amafaranga yiga guhitamo icyo agura ndetse n'icyo areka, yiga gutekereza ndetse yiga no kwihangana, yiga kugereranya ibyo akeneye n'ibyo ashaka gusa. Ababyeyi benshi baha abana babo amafaranga nta ntego bafite. Ibi bituma umwana abona amafaranga nk'aho aza byoroshye, bituma atabona agaciro kayo ndetse atamenya no kuyakoresha neza. Iyo amafaranga y'umwana wawe agomba kuba afite intego zo kumwigisha kwiga kwizigama, kwiga gukoresha amafaranga neza ndetse no kwiga gushora. Iyo umwana azi impamvu ahabwa amafaranga ayafata nk'ikintu gikomeye, si ikintu cyo guta gusa. Ntugahe umwana wawe amafaranga nta nshingano afite. Iki ni kimwe mu makosa akomeye ababyeyi bakora. Iyo umwana ahabwa amafaranga gusa bituma atagira inshingano, bigatuma atagira icyo akora ndetse bigatuma adatekereza n'aho agomba kugera. Bituma yumva ko amafaranga aza atari ngombwa kuyakorera, ahubwo ugomba guhindura ukajya umuha amafaranga bijyanye n'inshingano. Urugero, wenda yakoze imirimo yo mu rugo, yitwaye neza no kugira discipline. Bituma umwana amenya ko amafaranga ajyana n'agaciro ndetse n'umurimo. Iyo umwana ahawe amafaranga ntugomba kumubwira buri kintu cyose cyo gukora. Mureke afate ibyemezo, akore amakosa ndetse agere no ku makosa ye. Urugero, iyo akoresheje amafaranga yose ku kintu kitari ngombwa ntukihutire kumuha andi, ahubwo ujye umwigisha ko agomba gutekereza mbere yo kuyakoresha ndetse akanatekereza neza niba icyo kintu agiye kugura agikeneye koko. Iyo ni rimwe mu masomo akomeye cyane mu buzima. Amafaranga uha umwana wawe buri gihe ashobora kumwubaka cyangwa agasenya imyitwarire ye. Uburyo uha umwana wawe amafaranga bushobora kumwigisha kuba umunyabwenge cyangwa kumwigisha kuba umuntu uhora asaba amafaranga gusa. Iyo utitondeye ibyo wigisha umwana wawe, umwana ashobora kumenyera gusaba amafaranga gusa, ntamenyere gukora ndetse ntamenyere no guteganya no kwizigama. Ariko iyo ukoresheje amafaranga umuha neza, umwana agira inshingano, akiga kwiyubakira ejo hazaza ndetse akamenya n'agaciro k'amafaranga. Kwiga kwizigama ni ingenzi cyane. Amafaranga y'umwana wawe ni uburyo bwiza bwo kwigisha umwana kwizigama. Mwigishe gushyira amafaranga mu byiciro, ayakoresha, ayazigama ndetse n'ayatanga. Amafaranga umuha agomba gutegura ejo hazaza h'umwana wawe. Intego nyamukuru y'amafaranga uha umwana wawe si uyu munsi gusa, ahubwo ni ejo hazaza he. Umwana wize gucunga amafaranga, kuyakoresha neza no kuyabungabunga, akura afite amahirwe menshi yo kuba umukire, kutazagira amadeni ndetse no kubaho ubuzima bwigenga. Amafaranga y'umwana wawe si amafaranga gusa, ahubwo ni ishuri ry'ubuzima. Iyo akoreshejwe nabi atuma umwana aba umunyantege nke mu by'amafaranga.
ariko iyo akoreshejwe neza atuma umwana aba umunyabwenge, wiyubashye kandi ushobora kwiyubakira ejo hazaza he. Nk'umubyeyi cyangwa umuntu ushaka gufasha abana, ikibazo ni amafaranga angahe umwana ahawe. Ikibazo nyamukuru ni iki aya mafaranga amwigisha. Tekereza gato, ese umwana wawe amafaranga umuha uyu munsi ari kumwubaka cyangwa ari kumusenya? Niba ushaka ko azaba umuntu wigenga kandi ushobora kwiyubakira ubuzima bwe bwiza, tangira uyu munsi kumwigisha neza icyo aya mafaranga umuha buri munsi agamije. Hari amakosa menshi ababyeyi bakora bigatuma ya mafaranga baha abana buri gihe atagira umumaro ahubwo agahinduka ikibazo. Irya mbere, guha umwana amafaranga nta ntego. Iyo umwana ahabwa amafaranga atazi impamvu yayo, ayafata nk'impano isanzwe ntamenye no kuyubaha. Irya kabiri, guha umwana amafaranga igihe cyose ayasabye. Ibi bituma umwana adategereza, ntamenye kwihangana kandi ntamenye no guteganya. Icya gatatu, guhora ukemurira umwana wawe amakosa. Iyo umwana akoresheje nawe amafaranga ukihutira kumuha andi, uba umwigisha ko amakosa nta ngaruka agira ndetse nta nubwo amenya uko azayakosora ubutaha. Icya kane, utigisha umwana wawe kwizigama. Abana benshi bakura bazi gukoresha amafaranga gusa ariko batazi kuyabika. Icya gatanu, ababyeyi benshi bakunda guhuza amafaranga baha abana babo buri gihe n'urukundo. Hari ababyeyi baha abana amafaranga kugira ngo babereke urukundo, ariko bishobora kwangiza imitekerereze y'umwana ku mafaranga mu gihe nta bundi bumenyi ku mafaranga umuhaye. Dore icyo wakora kugira ngo ya mafaranga umwana wawe buri gihe amugirire akamaro. Icya mbere, shyiraho igihe cyiza ndetse n'igihe kizwi cyo kuyamuhera. Umwana agomba kumenya ko azabona amafaranga ku gihe runaka. Ibi bimwigisha guteganya ndetse no guteganyiriza amafaranga. Iyo ayabonye bituma atayangiza kuko aba yarateganyije icyo azayakoresha. Icya kabiri, mwigishe kugabanya amafaranga mu byiciro. Amenye ayo azakoresha, ayo azazigama, ayo azashora ndetse n'ayo azatanga. Ibi ni ingenzi cyane kuko bituma umwana atagira umutima wo gusesagura. Icya gatatu, reka umwana akora amakosa. Ntutinye ko umwana wawe yakoresha nawe amafaranga. Aya makosa nayo agira uruhare runini mu kumwigisha kuzafata amafaranga neza ejo hazaza. Ikindi, ganira n'umwana wawe ku mafaranga. Ntibiherere kumuha amafaranga gusa, ahubwo muganirize no ku byemezo afata. Muganire musobanurire byinshi bijyanye n'amafaranga ndetse n'imari. Ibibazo wabaza umwana wawe mu gihe muganira ku mafaranga. Wamubaza uti, wakoresheje iki amafaranga yawe y'icyumweru gishize? Wamubaza uti, ni iki wigiye kurera amafaranga? Ikindi, ukamubaza icyo azakora ubutaha no mu mafaranga. Ibi bituma umwana atekereza aho gukora ibintu atabanje gutekereza. Icyo amafaranga afasha umwana wawe. Amafaranga umuha buri gihe agomba gufasha umwana wawe kumenya guteganya ubuzima bwe, kwirinda amadeni ndetse no kwigirira icyizere mu by'amafaranga, ndetse akaba n'umuntu wigenga. Umwana wize gukoresha aya mafaranga umuha buri gihe neza akiri muto, akura azi neza uko amafaranga akora. Tekereza umwana uhabwa amafaranga buri cyumweru ariko nta muntu umwigisha uko ayakoresha. Azakura akora iki? Azakura akoresha amafaranga yose afite. Ariko tekereza undi mwana wabyigishijwe. Azakura azi kuzigama, gutegereza ndetse no guteganyiriza amafaranga. Azi no gutekereza mbere yo gukoresha amafaranga. Umwana azakura afite discipline kandi ashobora kugera ku ntego ze. Amafaranga uha umwana wawe buri gihe si amafaranga gusa, ahubwo ni uburyo bwo kubaka ejo hazaza he. Nk'umubyeyi ntabwo ikibazo ari amafaranga y'umwana wawe, ahubwo ikibazo ni amasomo ayo mafaranga amwigisha. Niba uha umwana wawe amafaranga ariko ntumwigishe kuyacunga, uba uri kumutegurira ubuzima bugoye ejo hazaza. Ariko umwigisha byinshi ku mafaranga, umwigisha amasomo ku mafaranga, umwigisha kuyacunga neza, kuyabika ndetse no kuyashora, umutegurira ejo hazaza heza. Ndizera ko ugiye byinshi muri iki gice. Jya uha umwana amafaranga ariko unamwigishe kuyakoresha ndetse unamwigisha amasomo ku bijyanye n'amafaranga.
Niba utabimwigishije umwana akura atazi gukoresha amafaranga neza. Niba iyi video yagufashije kora like, kora subscribe ndetse unayisharinga abandi. Murakoze.